Mwijoro ryo kuri uyu wa mbere nibwo umugabo utuye mu murenge wa Kimisagara yaguye ku mukingo uri mu kigo cya maison de jeune Kimisagara ahasiga ubuzima. Nyuma ya ibi bibaye bamwe mu baturage baganiriye na BTN baravuga ko kuri uyu mukingo wa maison de jeune hamaze kugwa abantu benshi kandi ngo nta urokoka, bityo ko habateye impungenge bagasaba ubuyobozi kuhubakira. Uko mbibona bahubaka bakakora korutire abantu bakareka kwirukanka biyawuramo, batakoze n'abandi bagapfira kubera yakwirukanka azi ngo harimo inzira atamenyereye akagwamo agapfa. Ariko icyiza bagakoze bakakora korutire, uwo muntu yakwirukanka agera ko yakorutira agasanga nta nzira ihari agasubira inyuma. Hari n'igihe n'abana wagucika agatogoka akagwamo hano. Asaba ubuyobozi yuko bwazitira ino mezo ntakagere basi uwakwiruka yirukanka aza muri mezo amasenyenge wenda akamutangira. Mwebwe twabisaba abayobozi bagasize korutire byaba byiza cyane. Hari umuntu utura ahantu atazi n'iyo nzira ugasanga aguye aho hantu atabizi. Nyiranzabanduranye umwe mu bayobozi b'iki kigo avuga ko mu rwego rwo gukemura iki kibazo bongereye umubare w'abashinzwe umutekano w'iki kigo kugira ngo bajye babuza abaturage kwegera uyu mukingo. Tubona natwe ari ikibazo kandi twagitekerejeho. Iki kigo ni ikigo gikorera muri Minisiteri y'Urubyiruko. Ubwo hakigwa umuntu wa mbere, Minisiteri y'Urubyiruko yafashe icyemezo cyo kuba yashiraho amaprojecteur hariya inyuma ya ziriya nzu, hari hagati igashira amaprojecteur ku nzu amurika kuri uriya mukingo, tugashiraho n'amakamera kuko twatekerezaga yuko imirambo twasangaga hano mu kigo ari abantu babaga bayisunikiyemo, abantu batapfiriyemo, kugira ngo inyuma abantu babe bakurikirana amashusho bamenye ukuntu ibintu byagenze. Twabonye ko ari ikibazo, twongera umubare w'abasekirite kugira ngo abasekirite bajye bakora patrouille, babuze nk'abantu kuba bajya hariya. Tubibwira n'abayobozi b'inzego z'ibanze, nabo barabizi ku buryo bashobora kuba basensibiliza nk'abantu bakazajya birinda kwiruka bagana hariya kuko ari ahantu habi, ari ahantu ni mu manegeka. Twabibwiye abayobozi kugira ngo dufatanye nabo badufashe kuba babuza abantu kwiruka bagana hariya. Nubwo nta ngamba zifatika zo gukemura iki kibazo zigaragazwa n'ubu buyobozi zirimo kuhubakira nk'uko abaturage babisaba, uyu mukingo wa maison de jeune umaze kugwaho abantu bagera kuri 3 bose kandi bakahasiga ubuzima. Ni inkuru ya Ngabo nziza mu ijwi rya Latifa Bantegeye.